Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2019 nta muntu n'umwe utari uzi neza uyu mugabo, yewe ngabe anazi kuririmba zimwe mu ndirimbo ze, dore ko muri icyo gihe nyinshi mu ndirimbo z'uyu mugabo zumvikanaga nk'aho ari indirimbo zizaba z'ibihe byose mu matwi y'abanyarwanda muri rusange. Ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko muri East Africa birimo Uganda, Tanzania, Kenya yagiye ahakorera ibitaramo maze benshi baramukunda. Muri make ibikorwa bye by'ivugabutumwa byatangaga icyizere, yewe bikanomora imitima y'abantu benshi, bityo bakabona ko umunsi nk'uyu azaba ageze kure. Gusa kuri ubu ntabwo ariko bimeze, ahubwo yasubiye inyuma cyane, yewe na cyane ku rwego wavuga ko yazimye. Bamwita bose babireba cyangwa se Uwiringiyimana Theo. Nyuma y'uko agaragaje intege nkeya mu kwizera kwe, ubu noneho yagabye igitero ku bakirisitu bagenzi be baba bakoranye umurimo bagihagaze. Byinshi rero yagiye atangaza byaciye intege benshi bakoranye umurimo n'uyu mugabo Uwiringiyimana Theo, ndetse n'abandi bagize icyo batangaza n'abifashira ingihe wabakuzaniye kuri Hora TV. Nizere ko bamaze gukora subscribe ngo nze mbikubwire byose. The Hora One present. Iyi ni Hora TV, kora subscribe. Ni nyuma y'igihe kingana n'imyaka 5 yose, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 kugera uyu munsi, uyu mugabo ntabwo yagaragaraga cyangwa ngo avugwe neza n'itangazamakuru, kubera ko amakuru yiwe yose yabaga yiganjemo amakuru y'ubusambanyi n'izindi ngeso zigiye zitandukanye, ariko zose zitari nziza, yewe zitanaganisha ku bukristo bukwiye. Uku kuvugwa nabi muri iki gihe ni nabyo byamuviriyemo kuba yatangira kuzima gake nyuma y'igihe kinini atumvikana mu matwi y'abanyarwanda. Uwiringiyimana Theo cyangwa se wamenyekanye nka bose babireba, yagerageje buryo ki yagaruka mu muziki, maze ntibyamuhira ngo yongere agafate nk'uko byari bigenze. Nyuma y'imyaka mike igera ku myaka 4, uyu mugabo yiherereye tutamenye ibyo ahugiyemo, agarutse yarekuye bombe ku bantu bagiye batandukanye, atanga ubuhamya busa naho buca intege abakozi b'Imana ndetse n'abandi bari muri uru rugendo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu magambo ye yagiye asobanura bimwe mu byo yagiye bimubaho, ariko bitewe n'abo bari bafatanyije umurimo we w'ivugabutumwa, nk'uko ngiye kugenda mbigarukaho muri iki kiganiro. Uwiringiyimana Theogene cyangwa se bose babireba, umunyamakuru amubajije impamvu yaba yarafatiwe mu busambanyi, yewe ikaba ingeso imukura mu murongo we wo kuvuga ubutumwa. Uwiringiyimana Theo yasubije ko ku nshuro ya mbere atera intambwe yo kuba yasambana n'umuntu yahawe pasi cyangwa se yahujwe nawe n'undi mukozi w'Imana, yewe wari na pastor, bamwubaha cyane, yewe babona atagusha umuntu. Maze Theo mu magambo ye avuga ko nyuma y'uko uwo mukozi w'Imana bizeranaga, yewe basangiye umurimo, yamubwiye ko we ari bwo buzima abayemo bwo kwirira ibyana mu mvugo y'abubu, nawe yateye intambwe wa mbere aramutamira. Si ugutamira uwa mbere, yabonye ari umukino uryoshye maze arabatsikira koko, dore ngo abatamire kahave. Theo avuga ko akurikije ibyo yabwiwe n'abadiyakoni ndetse n'abandi bayobozi b'itorero bagenzi be baganiraga, avuga ko kuba yabaho atarongora abana bo mu bakristo aribwo bugwari bwaba buruta ubundi. Mu magambo ye kandi Theo yavuze ko abakuru b'itorero ndetse n'abandi bakomeye mu ivugabutumwa, ubwo bamwakiraga akenshi bamwakirizaga inzoga kugira ngo igiciro cyayo mafaranga yakoreye, turabizi hari icyo bita misiyo k'umuhanzi, aze kuba yagabanuka. Ku nshuro ya mbere ngo yari mu mujyi wa Kigali, aho yakiriwe n'umupasiteri ukomeye atashatse kumvikanisha izina rye mu itangazamakuru, maze ngo ubwo bari bicaye hasi ngo bavugane ku mafaranga Uwiringiyimana Theo ari buhembwe, uwo mupasiteri aramubwira uti burya uzi n'ikindi se, hari akantu waba usoma. Nyuma gato y'uko uyu mupasiteri yikojeje mu kabati, yagarukanye icupa rirerire, iri cupa ngo ryari icupa rya konyaye, maze atangira kusavinga mu turahuri agenda asoma, yewe twinshi bakunda kwita udushoti. Ahereje Uwiringiyimana Theo aramubaza, se none mukozi, avuye yaje kuba yamubaza ati, se none mukozi w'Imana ko ndeba umereza vino kandi nzi ko vino ari umukobanyi, byaba bihuriye he n'ubutumwa mfite marayika cyangwa se data wa twese uri mu ijuru yamaye ngo shyikiriza abari ku isi? Maze uyu mugabo
umugabo nawe aramusubiza ati burya ntabwo aka kazi gasaba gusa kuba ubikunda, ahubwo gasaba no kuba uri muri mudu nziza. Rero kugira ngo ujye muri mudu, aka kantu niko kadufasha. Uwiringiyimana Theo yabanje kubyanga, ariko nyuma gatoya ubwo yari agiye mu ntara y'Iburasirazuba naho ngo byabaye uko, maze ahita abona ko ari iby'abakirisitu bose, nawe atangira kuba yegera ako gacupa kahawe umugisha n'Uwiteka, ngo kuko Uwiringiyimana Theo yavuze uko yasomye ku nzoga. Uwiringiyimana Theo rero abajijwe niba afite inzozi yewe n'intego yo kuba yasubira mu rusengero akagira idini cyangwa itorero abarizwamo, Uwiringiyimana Theo yaje kuba yatangaza ko umutima we ndetse n'imyizerere yiwe bimurimo ubwe bihagije kurusha kuba yirirwa mu nsengero, kuko nko mu insengero niho yakuye imbaraga zimugusha, kandi mu kugusha kwiwe yatekereza ko nta mbaraga zimwegura yahabonye. So rero Uwiringiyimana Theo yakomeje atangaza ko nyuma y'uko yari amaze igihe kinini yitekerezaho yaraguye, benshi batakimwibuka no mu itangazamakuru, ngo kuri ubu yabagarutse ngo yongere abe Uwiringiyimana Theo. Twongere twumve indirimbo ziri hit kurusha za zindi twari twaramenyereye, zirimo Ikizurubwa, Icyifuzo, Uri Umubyeyi n'izindi nyinshi. Tuze kwibukiranya gatoya, uyu Uwiringiyimana Theo ntabwo ari ku nshuro ya mbere aguye akongera akagerageza kweguka, ariko kandi kuba yareguye akeguka ntabwo byongeye bikamushyira ku rwego yatangiriyeho. Ese kuba agiye kweguka kuri iyi nshuro ho hazaba izihe mpinduka kuri Theo Uwiringiyimana twari dusanzwe tumenyereye? Yagiye abigerageza kenshi turabizi, maze akagenda agakora indirimbo imwe, yamara gukora indirimbo imwe akagenda akazima burundu. None kuri ubu ko yavuze ngo yajaje azanye iki, agarukanye iki, rero ni njyewe uzagenda nkugezaho ibyigaruka ry'uyu mugabo Uwiringiyimana Theo, n'uburyo ari kugenda agaba ibitero ku bakozi b'Imana, avuga ko imirimo yabo idakwiye kwitirirwa Imana kuko ubwabo bakora nk'aho batumwe na Satani, yewe ko bahatiriza abakirisitu kuba batanga ibya 10 n'amaturo, kandi bo batabikozwa banabijyana mu bindi bibi, ko mu nsengero zabo no mu gihe cyo gusenga biringiza abakobwa n'abandi bantu bose bafite ibibazo ko bari bubakemurira ibibazo, kandi bishingiye ku kuba bikenura bo ubwabo binyuze mu guhaza irari ryabo. Ibi nibyo uyu mugabo yagiye atangaza, n'ibindi byinshi azagenda atangaza, yewe n'impinduka nyinshi zizaba ku buzima bwe no mu cyamuza umugaruye ku mihanda, zajya nyikugezaho umunsi kundi. I'm the whole one president. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment, ngo turusheho kuryoherwa n'ibyegeranyo mu isi ya bloga. Ndabakunda cyane.